Tuguhaye ikaze wowe udukurikiye muri aka kanya, twizere yuko umeze neza kandi niba utameze neza turakwibutsa yuko iki atari igihe cyo gucika intege, ahubwo ni igihe cyo guhatana ugahaguruka ukarwana kigabo kugira ngo urebe ko ejo wagira icyo ugeraho. Uyu munsi biranga, ejo bigakunda, cyangwa se uyu munsi bigakunda ejo bikanga. Iyo niyo forumire y'ubuzima tubayemo, ni ugukomera rero tugakomeza tugahatana. Mbere y'uko dutangira iki kiganiro, reka tubanze dushimire wowe wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Turabizi yuko mudukurikira muri ahantu hatandukanye ku isi, turabashimiye pe, turabashimiye tubikuye ku mutima, muri ab'agaciro, nimwe mudutera imbaraga zo gukomeza gukora ibiganiro nk'ibi, rwose tubashimiye tubikuye ku mutima. Hanyuma rero niba uri umwe mu badukurikiye ariko ukaba utarakora subscribe, wenda bitewe no kutamenya uko bikorwa, reka tukunyuriremo muri makeya bigenda gute. Nureba hasi y'iyi videwo urabona amagambo yanditse subscribe, yakandeho, uyakandaho rimwe gusa ubundi bikaba biciyemo. Hanyuma icyo bigufasha ni iki? Mu gihe dushyize ikiganiro nk'iki hanze, uba mu ba mbere bagerwaho nacyo. Urumva rero ko gukora subscribe ni iby'ingenzi kugira ngo udacikanwa n'ibiganiro byacu. Nk'uko rero wamaze kubibona, uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo igaragaza uko wabaho neza kandi uhuje n'ubushobozi bwawe. Akenshi na kenshi iyo tuvuga ubushobozi tuba tuvuga amafaranga. Kugira ngo rero ubeho neza kandi uhuje n'ubushobozi bwawe, bisaba ngo wite cyane kuri ibi bintu tugiye kuvuga mu kiganiro cy'uyu munsi. Ikintu cya mbere ugomba kwitaho cyangwa kwitondera, amafaranga winjiza. Teganya mbere na mbere uko uzajya uyakoresha. Kugira ngo ukoreshe neza amafaranga yawe, ugomba kumenya mbere na mbere ayo winjiza ndetse ukamenya n'aho ajya. Kugira ngo ubigereho, ushobora nko gukoresha envelope. Uru ni urugero tugiye gutanga, ushobora no gukoresha ubundi buryo, si ngombwa ko ukoresha envelope, ariko reka ariyo dufataho urugero muri aka kanya. Ushobora gukoresha envelope rero, noneho buri envelope ugashyiramo amafaranga uteganya gukoresha ku bintu runaka, wenda nk'ibiribwa, ubukode niba uba mu nzu ukodesha, imyambaro ndetse n'ibindi. Wahitamo gukoresha ubu buryo bworoshye tuvuze cyangwa se ubundi buryo ubona ko bukoroheye, icy'ingenzi ni uko umenya aho amafaranga yawe ajya. Ikindi ugomba kwitaho ni ukumenya gushyira ibyo ukeneye mu mwanya wa mbere. Ntupfe kugura ibyo ubonye, wenda ushaka kwigana kwa kanaka umuturanyi wawe se, kuko ibyo ntabwo ari byiza. Ibyo ni bimwe dukunda kwita show up. Show up ntabwo ari nziza cyane, ishobora kugutera akaga gakomeye, kubaho wigana bagenzi bawe, ukabaho ubuzima butari ubwawe. Ibi biranatuma duhita tuvuga ku kintu cya kabiri ugomba kwitondera: kwirinda kurarikira. Usanga abantu benshi bifuza ibyo abaturanyi babo batunze. Ibyo bishobora kubabera umutego ukomeye cyane. Birashoboka cyane ko ibintu wifuza, kubera ko wabibonanye umuturanyi wawe, wenda nawe yabibonye atanabivunikiye, cyangwa se mu yandi magambo nawe ntashobora gukora ngo abigereho.
Ibaze rero uramutse ugiye kwifuza ibintu by'umuntu nk'uwo nguwo kugeza ubwo wishora mu bukene, byaba bibabaje cyane rwose. Ikindi kintu ugomba kwitaho ni ukoroshya ubuzima, gushaka kubaho nk'abafite ubushobozi burenze ubwawe bishobora twavuga ngo iki, bishobora kukugusha mu bukene. Iyo winjiza amafaranga make biba ari iby'ubwenge kumenya kuyakoresha neza, wibanda ku bintu by'ibanze ukeneye, bikaba ari byo biza mu mwanya wa mbere. Iyo winjiza amafaranga makeya rero biba ari iby'ubwenge kuyakoresha neza, ibyo bizatuma ubaho ubuzima bunejeje butanga umunezero. Ikindi kintu ari nacyo twasozerezaho, jya wirinda amadeni atari ngombwa. Amadeni hano akenshi akunze kubera abantu ikibazo gikomeye cyangwa se nyirabayazana w'ibibazo byinshi biba mu ngo z'abantu. Nubwo hari igihe biba ngombwa ko dufata ideni byanze bikunze, ariko abafata amadeni atari ngombwa wenda kugira ngo bagure ibintu bifuza, akenshi na kenshi bajya kubona bagasanga bishoye mu bukene badashobora kwikuramo mu buryo bworoshye. Ni aha rero dusoreje ikiganiro cyacu, twizere yuko wungukiwe nacyo, wowe udukurikiye muri aka kanya wabanye natwe kuva tugitangiye kugeza ku musozo wacyo, turizera ko hari byinshi wungutse. Hanyuma rero niba ubona ari ikiganiro kirimo inyigisho, turagusaba yuko utakihererana, ahubwo ugisangize na bagenzi bawe. Wakwibaza uti bikorwa bite? Nureba hasi y'iyi videwo urabona amagambo yanditse share, uyakandaho noneho ukabasha kugisangiza n'uwo wifuza. Hanyuma niba ushaka natwe kutwereka yuko wagikunze, hari andi magambo yitwa like, yakandeho ubitwereke. Hanyuma ngayo nguko ikiganiro cy'uyu munsi ntaho kirangiriye. Mukomeze mubane natwe, mukunde ibiganiro byacu. Ikindi niba muri mu mirimo namwe y'amaboko, turabifuriza ihirwe. Imana ikomeze ihire imirimo y'amaboko yanyu, mugere ku iterambere, niryo twifuriza buri muntu wese udukurikira. Naho ubutaha rero.